Amahoro y'Imana. Ni njye Theo Joseph Hakizimana kuri cano mu bihe bya nyuma. Ndifuza ko dusangira ubu butumwa. Ariko reka tubanze dusenge. Mwami Imana, wowe soko y'imbabazi, tugusabye imbabazi z'ibibi byose twakoze, utubabarire kandi natwe utwigishe kubabarira uko bikwiriye. Duhe Umwuka Wera tuyobore muri byose, aduhane, aduhanure, atwigishe gusa nawe. Senze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'uyu munsi tugiye kuganiraho ni ukubabarira. Mu Cyongereza ni forgiveness cyangwa se tolerance. Nkuko twabonye kuri dictionary, humanity ni ubumuntu. Kandi ubumuntu bavuga ngo ni quality of being human, benevolence. Imico yo kugira impuhwe no kugwa neza. Muri Bibiliya, ubumuntu babwita imbuto z'umwuka. Ubumuntu cyangwa se imbuto z'umwuka ni imimerere myiza ya muntu yaremanywe atarakora icyaha. Imimerere yayikuye ku Mana imurema mu ishusho yayo no mu misusire yayo. Kuko Imana nayo niko imeze kandi ntihinduka. Niba umuntu yararemwe mu ishusho ndetse n'imimerere y'Imana, agomba kuba afite ubumuntu cyangwa se afite imbuto z'umwuka. Agomba kuba afite impuhwe, agwa neza, afite imbabazi, ashobora kubabarira nta na kimwe cyamubuza kubabarira. Niyo mpamvu Yesu atwigisha kubabarira, akatwigisha kugira impuhwe no kugwa neza, kandi ari byo bigomba kutugenga. Uyu munsi Yesu aratwigisha kubabarira abadukoshereje cyangwa abatwanga bashaka kutugirira nabi. Matayo ibice 6 umurongo wa 12 kugeza kwa 15. Ndi gusoma Bibiliya ntagatifu. Ni isengesho Yesu yigishije gusenga intumwa ze ngo Dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Agezemo hagati ngo utubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Urumva ko imbabazi zacu zigendana nuko natwe tuzitanga. Ku murongo wa 14 ngo koko nimubabarira abantu amakosa yabo, so wo mu ijuru nawe azabababarira yanyu. Ngo naho nimutababarira abantu, naso ntazabababarira amakosa yanyu. Hano Yesu aratwigisha ko kubabarira ari ingenzi cyane mu mubano wacu n'abandi. Aratubwira ko kugira ngo natwe tubabarirwe ariko tugomba kubabarira. Ari kutuvana mu kibi adushyira mu cyiza. Kuko kutababarira nawe uba wanduye ikibi. Niba umuntu yararemanywe kuba umunyampuhwe nk'uko Imana ari inyampuhwe, kugira ngo akomeze gusa nayo agomba kubabarira ndetse niyo byaba bidashoboka. Kuko natabikora azatakaza wa mwimerere akora ku Mana. Nawe utakaza kandi azaba afashe wa Satani. Urumva rero Imana ntizamubabarira kuko ntiyabana na Satani. Niyo mpamvu Yesu yabigize itegeko ko tugomba kubabarira. Nitutababarira tuzaba duhindutse babi, tubaye udushitani. Imana natwe ntizatubabarira kuko twataye ubwiza bwayo, twataye umwimerere yayo, twabaye udushitani twigendera. Yesu Kristo kandi yaduciriye umugani w'umugaragu utababarira. Umutwe w'inkuru uravuga ngo kubabarira abatubabaje. Matayo ibice 18 umurongo wa 21 kugeza ku 22. Ndacyasoma muri Bibiliya ntagatifu. Ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Nyagasani, wowe tuva indimwe nancumuraho nzamubabarire kangahe? Nageza ku nshuro ndwi? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye kugeza ku nshuro ndwi, ahubwo 77. Abumva imibare neza ahavuze 70 bwikube 7. Ni nka trillion 8 na billion 135 na miliyoni 430. Urumva aha Petero yumvaga yababarira ariko akageraho agarukiriza. Yesu yamubwiye kubabarira inshuro nyinshi cyane. 77. Ni ubwikobe nyine, imwe twita exposa mu mibare. Arangije ahita amucira umugani w'umugaragu mubi wababariwe na shebuja ariko we agahindukira akanga kubabarira mugenzi we. Matayo ibice 18 umurongo wa 23 kugeza kwa 35. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamurikira ibintu bye. Atangiye kumurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatara 10,000. Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura we n'umugore we n'abana n'ibye byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. Nuko umugaragu arapfukama, arunama, avuga ati, nyorohera nzakwishyura byose.
shebuja agize impuhwe aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. Uwo mugaragu akiva aho ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari 100. Amufata mu muhogo aramuniga ati ishyura ibyo ndimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere aramwinginga ati nyorohera nzakwishyura. Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda amuroha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubibwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza aramubwira ati wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Shebuja ararakara amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Nguko uko data wo mu ijuru azabagirira nimutabarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Kugira ngo turusheho kubyumva neza, reka mbanze nkoresha uru rugero. Umukire wa mbere ku isi afite amakampani menshi kandi akomeye cyane, arizo bita za Tesla zikora amamodoka y'amashanyarazi, SpaceX zohereza ibyogajuru mu ijuru, Starlink, Neuralink X, yahoze ari twita n'izindi nyinshi cyane. Abantu bibaza ukuntu azigenzura bikabayobora bakamutangarira, ariko uku niko azigenzura. Atora abantu bazi ubwenge bwo kugenzura amakampani, bamwe twita ba manager mu rurimi rw'icyongereza. Akagenda abashinga buri kampani, akabahemba amafaranga menshi, ubundi akabaha inshingano zo gukora nkaho ari bo bari kwikorera ubwabo. None wowe akagenzura abo ba manager yashyizeho, akabashinga imitungo ye. Ababwira ibyo ashaka ko bakora, none we akaza kureba niba barangije, baba barakoze nk'abikorera. Noneho bakabaranwa imitungo n'ibyo bungutse. Uyu mugani nawo ni kujya kumera. Umwami ukize cyane yashinze imitungo ye ba manager arangije arigendera. Nyuma za kubaranwa nabo, noneho asanga umwe yarahombye yarangije imitungo ye se cyangwa arabikoze nabi. Ashaka kumuhana, undi asaba imbabazi yinginga. Uwo mwami abonye ukuntu asaba imbabazi aramubabarira. Noneho wa mukozi ababariwe aragenda, we abona umukozi wari umurimo umwenda aramwishyuza, undi aringinga yanga kumubabarira nk'uko nawe yababariwe. Shebuja byumvisha ararakara cyane, araza ati narakubabariye wowe, undi mu mwenda munini, none wanze kubabarira mugenzi wawe. Burya rero n'ubwami bw'Imana niko bumeze nk'uko Yesu nyine arimo abigereranya hano. Twese nta n'umwe Imana itaha inshingano, kandi dore duhora tuzica nkana cyangwa se tukabikora tutabizi. Umunsi yaje kubarana natwe igasanga tutarababariye bagenzi bacu, ntituzibeshye ngo tuyisabe imbabazi. Utagira impuhwe ntababarirwa. Niba utababarira, Imana nawe ntizakubabarira, niko Yesu atwigisha hano. Umuntu utababarira aba yataye wa mwimerere dukomora ku Mana. Ntabwo aba akiri umuntu, ahubwo aba yabaye igisimba. Mureke twige kubabarira no gusaba imbabazi. Twige kubabarira ndetse naho tubona bidashoboka. Dufunga amaso tubikore kugira ngo natwe Imana izatubabarire ibibi dukora. Yesu yaduhaye urugero rwiza cyane ubwo yari ari kubambwa ku musaraba bari kumwica. Ariko we ari ngo ububabare yari afite, asengera bamwicaga ati Data ubabare kuko batazi icyo bakora. Muri Luka 23:34. Intumwa ze nazo niko zabigenje. Mu byakozwe n'intumwa 7:60, Stefano intumwa ya Yesu bari kumwicisha amabuye, nawe arasenga asengera bamwicaga ati Mwami, ari we Nyagasani nyine, ntubabareho iki cyaha. Akandi kamaro ko kubabarira nuko iyo habayeho intonganya, guhangana cyane byongera imijinya n'inzika n'urugomo bikangiza byinshi. Ariko iyo umuntu umwe avuyemo mu bahanganye akiyemeza guca bugufi agasaba imbabazi, ikibi gicika intege na wa wundi bahanganye agacururuka, bakongera bakaba inshuti bakumvikana. Turamutse twese dufite umutima ubabarira, ibibazo byinshi hano ku isi byarangira, kuko nta nzika zabaho, nta rwango, nta ntambara, nta kwishishanya, nta shyari, nta busambo bwatubamo. Ku muntu wamenye Kristo we nta rwitwazo namba afite. Niba wamenye Yesu Kristo yaguhaye umwuka we ngo akwigishe, aguha imbaraga zo guca bugufi, gusaba imbabazi no kubabarira. Ahubwo ubwo niba bitakubamo ntabwo uca bugufi, nta nubwo wumvira uwo mwuka nyine.
cyangwa wenda nta nubwo unamufite kuko si abantu bose bo mu isi bamufite. Ongera ujye ku mavi usenge usaba imbabazi, winginge Yesu akubatize aguhe umwuka wera. Ariko ugomba kuba nawe wababariye abantu mufitanye ibibazo ndetse ukishuza n'ibyaha byawe byose kuko mwabibonye ko ari bwo tubabarirwa. Imana ibahe umugisha. Amen. Niba ukunda izi nyigisho cyangwa se hari ikibazo ufite ku bijyanye n'ubu butumwa cyangwa se hari n'ikindi kintu muri Bibiliya udasobanukiwe, watwandikira kuri WhatsApp umusaraba 777 850 648 00.